afite kuzakora byinshi kuko afite amaboko nubwo wenda yaba nta gihimba cyo hasi afite ariko akaba ashobora gutekereza ntabwo yaheranwe n'agahinda ngo abe ari byo yibandaho ahubwo aratekereza avuga ati ejo ni heza birashoboka ko nanjye nagera ahazaza. Ibi rero bisobanuye iki? Mpamvu ibi ngibi bisobanuye ko nubwo umuntu ashobora kuba afite ubumuga ntabwo tugomba kumufata ngo tumuheze tumushyire mu nzu. Hari byinshi bashoboye, ashobora kuba yakwicara ahantu akaba yakora imirimo itandukanye. Dufite umuhanzi wacu Niyo Bosco afite ubumuga bwo kutabona ariko ageze ku ntambwe ishimishije muri uyu mwanya wa none. Ni icyo rero nashatse kwerekezaho, umuntu wese ufite ubumuga ntabwo tugomba kumuheza ngo twumve ko ahangayitse, kandi nawe ubwe ntabwo agomba guheranwa n'intango y'ibibazo ngo yumve ko nubwo afite ubwo bumuga nta hazaza afite. Yaba umukire yatera imbere ndetse nawe ubwe yakwigeza aheza abinyujije mu bitekerezo bw'ubwonko bwe burakora. Ino ntango ni ibitekerezo by'iwe bivuga ngo ubwo aratekereza, yego ni ikimenyetso cy'ibinatekereza, yego ni iki byari bishatse kwerekeza ku muhanda. Gusa umuntu ashaka kumukorera ku umuntu arakabumba ni iminota mike. Ubu ngubu nakoresheje uburyo bworoheje ariko ubundi n'ibibumbano byiza ndabikora. Ndatekereza ko twitabira amafestival menshi. Ati Rwanda muri Kirehe, ati Rwanda yo mu karere narayitsinze nkomeza ku rwego rw'intara ariko ntabwo nakomezanyije iki kibumbano. Nahise mbihindura kuko ndimo ndagerageza ngo ndebe aho ibyo nshoboye gukora. Iyi ntango abantu basigaye bibaza iyo ntango ese koko nanjye hazaza aho ndi kugana iyo ntango y'ibibazo ntabwo izigera itsikamira. Ariko nk'uko ubibona ntabwo iki kibumbano nagikoresheje mu karere gusa, ku rwego rw'intara nanditse inkuru iyo nagiye kwerekana. Iraremereye iyi nkuru wayisanga ku gihe.com, iriho impano za Kirehe, iriho RBA amakuru yo hose bagiye babishyira kuri YouTube, iriho